nakoze cyane ikintu cy'igihe gifite agaciro gakomeye cyane mu micungire y'amafaranga, ndetse hari n'abantu bagenda bakageraho bavuga ko burya igihe ari amafaranga. Ni ukuvuga rero ko umicungire y'amafaranga umuntu abona ari amafaranga umuntu yakira iyo yakoze ikintu runaka, tuvuge nk'umuntu ufite akazi akakira nk'umushahara, cyangwa se amafaranga umuntu abona mu bucuruzi akora, akaba ari amafaranga adakeneye guhita akoresha. Kuyacunga mu buryo bw'igihe bifite agaciro gakomeye cyane. Kubera iki rero? Kubera ko hari ikintu kizwi cyane mu bijyanye n'ubukungu, icyo bita agaciro k'igihe mu micungire y'ifaranga, cyangwa se time value of money. Ni ikintu gikomeye cyane. Kikavuga iki rero? Kikavuga ko burya amafaranga uyu munsi mfite, bitewe n'uko nayacunze, aba azarusha agaciro amafaranga nzabona ejo hazaza. Bigashingira kuki? Bigashingira ku kuba ayo mafaranga nabonye nakiriye, iyo nyashyize aho abyara andi mafaranga, aho abyara inyungu nini bishoboka mu gihe ndimo. Ni ukuvuga muri uyu mwaka turimo, ese nihe nashyira amafaranga mfite ubu ngubu nyine kuzakoresha ku buryo abyara andi menshi ashoboka ubu ngubu, nkabikora nkabyaza umusaruro munini ushoboka. Ayo mafaranga mfite uyu munsi aba azarusha agaciro ayo nzabona ejo angana nayo neza neza, kubera ko ayo mfite uyu munsi azagera ejo yamaze kubyara andi, yamaze kubyara inyungu. Ukaba yarinze ibintu bibiri. Ukaba yarinze icya mbere ikijyanye n'ibiciro bigenda bihinduka ku isoko. Uko ibiciro bihindagurika, amafaranga mfite uyu munsi, niba ari amafaranga 100 n'urugero, niba nashobora kugura wenda amagi 2 mu myaka 2 ishize, nkoresheje amafaranga 100, uyu munsi muri uyu mwaka ninjya ku isoko njyanye rya 100, nshobora kutazagura amagi 2 ahubwo no nkazana rimwe. Bityo rero iyo amafaranga mfite uyu munsi nyashyize aho abyara andi menshi ashoboka muri icyo gihe, mba nirinze ko izamuka ry'ibiciro rizatuma ayo mafaranga afite ejo azatakaza agaciro, bigatuma icyo nayaguragamo kizaba cyagabanutse. Ariko n'ikindi tutakwibagiza ni n'ukuntu amafaranga bibaho ku isi hose, ukuntu amafaranga agenda atakaza agaciro ugereranije n'amafaranga y'ibindi bihugu. Uko rero amafaranga mfite nyashobora kugira ngo abyara andi menshi ashoboka, binamfasha no guhangana n'ihindagurika ry'agaciro k'ifaranga ku isoko. Agaciro k'ifaranga ngereranije n'amafaranga y'amadovize. Ushobora gusanga amafaranga y'u Rwanda nari kuzatanga kugira ngo bampe amadolari 100 mu mwaka w'2000, uyu munsi yarabaye menshi kurushaho. Bityo rero amafaranga nakabaye nari mfite mu mwaka w'2000 nyabyaje umusaruro neza ku buryo ngera uyu munsi, nubwo ifaranga ryahinduye agaciro k'ifaranga kagiye kamanuka ugereranije n'idolari, uyu munsi y'amafaranga byamfasha kuba ntagomba kongeraho andi menshi kugira ngo mbone amadolari 100 naba nshaka. Bityo rero ni iby'agaciro cyane ko uyu munsi amafaranga mfite mbonye nyabyaza andi menshi ashoboka mu gihe ndimo. Ahangaha niho hazira icyo dukora, icyo tubereyeho, niho haziye RNIT iterambere fund, nk'ikigega kigufasha kuzigama kandi kikaguha inyungu nini ishoboka ku isoko. Kugeza ubu ngubu muzi ko dutanga inyungu ya 11 nibura ku ijana, nibura 11 ku ijana, akaba nta handi hantu umuntu yayikura ku isoko ry'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo uyu munsi amahitamo umuntu afite y'amafaranga umuntu atarakoresha, niyo waba uteganya kuzayakoresha mu kwezi kumwe. 11 ku ijana umuntu yunguka ku mwaka n'amafaranga menshi umuntu agira ahandi yabona ayakura ku isoko. Turashikariza abantu ko bayazana mu iterambere fund amafaranga bafite ubu ngubu, kandi bakabikora uyu munsi, kuko igihe cy'amasaha 28 wenda umuntu ashobora kuvuga ati aya mafaranga reka ndayafite uyu munsi, wenda mfite 50,000 ntarakoresha, nzajyana mu iterambere fund ku wa gatanu utaha. Ariko ntatekereze ko ubwo hari iminsi 5 atakaje. Kandi muri iterambere fund ikiza cyaho
nuko amafaranga uzigamyemo atangira kubyara andi uwo munsi wayazanye. Bityo rero niba umuntu yaje kuzigama mu iterambere fund akibyumva akabitangira uwo munsi, afite ikintu gikomeye arushije ubitekereza akazabikora ku wa gatanu, kuko ngo bikoze ku wa gatanu atakaje iminsi 5, kandi muri iyo minsi 5 hari ikintu ya mafaranga yakabaye abyaye. Bityo amafaranga mfite uyu munsi kwa mbere, uyu munsi turimo gukora video ni kwa mbere, nageza ku wa gatanu hari ikintu azaba yatakaje. Ni byiza rero ko icyambere kuyashyira gushora amafaranga ahantu habyara inyungu nini ku isoko ry'u Rwanda. Kugeza ubu rwose ni muri RNIT iterambere fund ku muntu ufite amafaranga make birumvikana. Icyo ni kimwe, ariko ikindi cya kabiri ni ukubikora uyu munsi nk'ibyumva. Hakaba rero umuntu bavuga ngo rero ngiye maranye amafaranga imyaka 3, ubwo narakerewe reka ndekereyo. Ubu nawe namubwira ngo ntabwo bijye bibaho ko umuntu akererwa. Icyingenzi naho byumviye, aho umuntu abyumviye akabikora uwo munsi rwose. Nk'ubaye nk'urugero, niba mfite miliyoni 2 nkaba nteganya kuzabona izindi 2 mu myaka 3 iri imbere kugira ngo mbone uko ngura ikibazo cya miliyoni 4, biransaba imyaka 3 kugira ngo nzuze za miliyoni 4. Ariko niba mfite 2 nkazizana mu iterambere fund, nzaba umwaka umwe, nzaba nyuma y'umwaka umwe nzaba mfite inyungu nibura kuri za miliyoni 2 nibura make ya 11%. Ubwo ni ukuvuga amafaranga atari munsi y'ibihumbi 200. Kandi nugenda ukomeza kugenda ushyiraho dukeya, ni ukuvuga ko ayo wagiye ushyiraho asanga za zindi 2 zisanzweho zizagenda zibyara inyungu gahoro gahoro, ku buryo ushobora kutazakoresha byanze bikunze ya myaka 3 kugira ngo uzuze za miliyoni 4 ubone kujya kugura ikibanza washaka kugeraho. Bityo amafaranga umuntu afite adakeneye ni byiza kuyatangira kuyashora kugira ngo abyara andi. Uko ugenda ubona andi gahoro gahoro ukagenda wongeraho nayo yabyara inyungu bitewe n'igihe aziye nyine. Kubloka amafaranga ni byiza, nabyo si ikintu kibi, ariko tugira inama abantu bifuza bafite amafaranga bashaka kubika kandi mu mutekano kuyazana mu iterambere fund, kubera ko iterambere fund bitanga byombi. Ritanga icyambere ko amafaranga yawe ari ahantu hafite umutekano ukaba utayakora uko ushatse, kirakeneye cyane birumvikana. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, hakaguha inyungu iri hejuru cyane nibura ya 11%. Nk'ubu umuntu abonye nk'ikiraka kimuha 500 urugero, akaba yavuga ati reka nyashyire hariya mu iterambere fund aho abyara inyungu nibura 11%, hanyuma akaza kugira ikibazo gikomeye akavuga ati nkeneyeho 50 byonyine, 50 byonyine. Iterambere fund rimwemerera ko aza agafataho 50 byonyine, akaba ari yitabaza andi agakomeza akabyara inyungu kwa kuzigama kudapfuye. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane ni nuko iterambere fund rifasha uwo muntu gukomeza kugira umuco wo kuzigama bitewe n'inyigisho tugenda duha abantu. Ntabwo mu iterambere fund tutambamira abantu bifuza kugira gutwara amafaranga yo bayakeneye, uko tuba twamaze kubaganiriza kugira ngo bumve icyo ari cyo kuzigama, ko agaciro ko kuzigama ari igihe kirekire. Ariko kuzigama none ku rundi ruhande bikagira akamaro, kuko uko ukeneye igihe ukeneye kigutabara ukigiraho nyine ukibona, ubona amafaranga uyakuye ko wizigamiye ko nyine ukeneye kwitabara ngo wikenure. Mu kugira inama rero abantu mu bijyanye no kuzigama, haba abantu ku giti cyabo, haba ibigo cyangwa abantu bibumbiye mu matsinda atandukanye, hari ibimina, hari amakoperative n'andi matsinda atandukanye. Igihe kirakomeye cyane. Amafaranga ubitse utayakeneye, utayakoresha, burya ntabwo azaba angana nayo ufite uyu munsi mu gihe kirejo, mu gihe kiri imbere. Bityo ikintu gikomeye cyo gukora mu micungire y'amafaranga ni ukuzirikana ku gihe n'iki gihe gikora ku mafaranga.
igihe gitesha agaciro amafaranga iyo amafaranga adashowe aho abyara izindi nyungu. Bityo rero bantu mufite amafaranga mutarimo gukenera ubu ngubu, nimuyazane muri iterambere fund, mutangire kuyabyaza umusaruro, mutangire kuyabyaza inyungu nibura ingana na 11% ku mwaka kugeza igihe muzayakenerera. Kandi ikintu iterambere fund rifasha abantu nuko igihe muyakeneye ayo mafaranga mwazigamye muyahabwa nta mananiza arimo kandi ku buryo bwihuse. Bityo rero tuzirikane igihe cy'amafaranga, ubonye amafaranga haba ari uyabonye makeya ajya yazana gahoro gahoro, ajye mu iterambere fund ababyara andi, haba n'ufite amafaranga menshi atarakenera ayazane abyara andi, ariko tubikore guhera uyu munsi. Ikintu cya nzaba mbikora ejo kubera kuzi ko ufite amafaranga nibyo, kubera kuzi ko ntawe ari bujye, kubera kuzi ko n'ubu n'ejo nuza bazakwakira, uba urimo guhomba. Muzana amafaranga, kuzigama ni none, kuzigama sejo. Murakoze.